Tugiye gufatanya iri jambo ry'Imana twiga ku mushumba ukorera Imana mu bihe byose. Niko nayise umushumba ukorera Imana mu bihe byose. Iyi nyigisho nayiciyemo, uyu munsi nayiciyemo ibice bigera kuri bitatu. Icya mbere ni agahinda k'Imana ku bashumba bakora nabi. Agahinda k'Imana ku bashumba bakora nabi. Hanyuma igice cya kabiri turaza kureba isura y'umushumba nk'uko Imana imushaka. Isura y'umushumba nk'uko Imana imushaka. Hanyuma muri icyo gice turareba abantu batatu bavuze ku mushumba. Umwe ni Dawidi, undi ni Yesu, undi ni Petero. Turaza kureba kuri abo ngabo batatu. Hanyuma mu kindi gice turaza kureba imikorere y'umushumba. Ni imikorere, ntabwo ari imirimo izaza nyuma. Imikorere y'umushumba, noneho turebe icyo Paulo yavuze twifashishije urwandiko yandikiye Tito na Timoteyo, kuko nizo nzandiko bita inzandiko z'ubushumba. Icya mbere rero tugomba kureba, mu bihe byose usanga Imana ihorana agahinda ku mikorere y'abashumba bayo. Kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya usanga iteka ryose Imana igira ikibazo mu bashumba. Kandi koko nawe bitekereje, nawe ugiye mu mwanya wa Yesu cyangwa ukajya mu mwanya w'Imana mu isezerano rya kera, wari kugira agahinda. Kubera ko niba hari abantu bagombaga gufatwa neza ni abashumba, ariko nabo nubwo bafatwaga neza bategerezwagaho ibintu byinshi. Nureba mu isezerano rya kera, aho ubwoko bwa Isirayeli bwatangiye kuba ubwoko bufite igihugu, Imana yabahaye amabwiriza iyo nakwita y'abashumba, ariko icyo gihe bitwaga abatambyi. Nureba imyambaro y'umutambyi ihita ikubwira neza na ya mirimo y'umutambyi navugaga uko yagombaga kumera. Sindi busubire inyuma ngo tujye kureba mu gitabo cyo Kuva no mu Gutegeka kwa kabiri uko Imana bivuga, ariko ndabibabwira mu magambo. Nufata imyambaro y'umutambyi uko Imana iyivuga, umutambyi wese baratubwira ngo yagombaga kwambara imyambaro yera. Ngo umutambyi nawe agiye kugaragara imbere y'Imana ajye yambara ikabutura y'igitare, ngo yambare n'ishati yayo. Ibyo yabyambaraga mbere y'ikanzu, ngo kugira ngo naza ku gicaniro ubwambure bwe butagaragara imbere y'Uwiteka. Hanyuma yarangiza akavuga ngo noneho bazamudodera ikanzu, bashyireho efodi ku gituza. Muri efodi bashyiremo Urimu na Tumimu yo kujya agisha Imana inama z'ibyo ubwoko bwa Isirayeli bukwiriye gukora. Narangiza kuri ako kantu yambaye ku gatuza, ngo bakwikireho amabuye 12 yanditseho amazina y'ubwoko bwa Isirayeli, y'imiryango ya Isirayeli. Nibarangiza ku ntuguzi, ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande bashyireho amabuye 6 yanditseho nanone amazina y'ubwoko bwa Isirayeli. Narangiza mu gahanga ngo ajye yambara agakamba kanditseho ngo yerejwe Uwiteka. Washaka kuza kubisoma, kuko iyo myambaro y'umutambyi niduha icyerekezo cy'Imana yari itegereje ku batambyi bayo. Yafata Bibiliya ye akabyisomera mu buryo burambuye, kuko ntabwo ariyo gahunda nari ifite yo kwigisha ku mwambaro w'abatambyi. Ariko iyo ufashe igitabo cyo Kuva, igihe Imana irimo kubwira Mose iby'ihema ry'ibonaniro, igice cya 28 cyose, Kuva igice cya 28 cyose ni igice kirekire, kirimo imirongo igera kuri 43 kitubwira ibyo bintu byose. Ariko burya apparence, kugaragara k'umutambyi kwerekanaga icyo Imana imutegerejeho. Icya mbere y'umutambyi yatungukaga, wabonaga umuntu wambaye imyambaro yera, ni umuntu utegerejweho kuba ari umuntu wejejwe koko, byize mu magambo ukiranuka, utajya mu manyanga. Yatunguka ukabona yambaye mu gahanga ke, burya ikintu cya mbere kigaragara ku muntu ni ikintu wambaye mu maso. Haba kanditseho ngo uyu muntu yerejwe Uwiteka. Bivuga ngo
ujya ubona nk'ahantu hari za parikingi handitse ngo iyi parikingi ni reserve au ministre, iyi parikingi ni reserve au pasteur. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nta kindi ajyamo, yahamagariwe Imana, yerejwe Imana, aba mu by'Imana, nta bindi ajyamo. Icya gatatu kigaragara kuri iyo uniform ni ibintu yambaye ku rutugu, amazina y'ubwoko bwa Isirayeli atwara ku rutugu. Bikubwira ngo iyo agaragara imbere y'Imana aza yikoreye imitwaro y'ubwoko bwe, akaza ndetse n'abatwaye ku mutima. Bivuga ngo abantu bose agomba kubakunda kandi akikorera imitwaro yabo. Yarangiza muri ya uri munatumimo akabagishiriza inama Imana. Bivuga ngo ahamagariwe kubasengera, kandi baba bafite ibibazo akababariza Imana, akabazanira ibisubizo. Umukozi w'Imana umwe yaravuze ngo mbere y'uko ubwira abantu iby'Imana, jya ubanza ubwira Imana iby'abantu bawe. So jya imbere y'Imana wibwira uti Imana, abantu banjye barashonje, barakennye, covid yabahejeje mu nzu, ibibazo byavutse. Hanyuma usohokeyo wagishije inama Imana, usohoke ubabwira icyo Imana yavuze. Urumva isura ya mbere Imana yatanze y'umushumba yari isura y'umurimo, umurimo uko umutambyi agomba kugaragara, uko umushumba agomba kugaragara. Kandi niwitegereza neza usanga kuva icyo gihe kugeza n'uno munsi ntabwo Imana yigeze ihindura gahunda, ahubwo ni twebwe twahindutse. Usanga abakozi b'Imana bigendera uko bashaka, usanga abakozi b'Imana bikorera ibyo bashatse, usanga abakozi b'Imana bivanga mu bintu byose, ariko ntibibukeye ko twebwe twahamagariye kwezwa. Ntabwo jyewe nemerewe kugenda ngo nijandike mu byaha, ngo ngende uko nishakiye, kuko jyewe ndi umukozi werejwe Uwiteka. Ikindi cya kabiri, ntabwo jyewe abantu ari abanjye, jyewe ndi umushumba uragiriye Imana. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo umutambyi ajye yambara ahantu bavuze ngo yerejwe Uwiteka, ni ukuvuga ngo ni reserve, uyu ni umukozi w'Imana, nta wundi umukoresha. Rimwe na rimwe twe nk'abayobozi hari nubwo tujya twibeshya, ugasanga umuyobozi aravuga ati kariya gapasitori kazambona. None ubyitondemo, umupasitori nyamupasitori werejwe Uwiteka koko, buriya ni umuntu wo kwitonderwa. Kubera iki? Kubera ko nafashe ubuzima bwanjye mbugira igitambo. Ubu meze nk'aba bahungu ba Eli bajyaga bajumba ibikanya mu bitambo by'Uwiteka, ko jyewe ndi igitambo cy'Imana, nerejwe Uwiteka. Nta bindi bintu, nta wundi muntu umpa amabwiriza, nta wundi muntu untegeka. Umutware wanjye wa mbere, abandi ndawubaha, ni abayobozi banjye, ariko databuja ni Yesu. Mu mibereho yacu nk'abashumba, mu mikorere yacu nk'abashumba, no mu isura yacu nk'abashumba. Kubera iki? Mbere uwo dukorera ahumbye, aho ndi hose kwezwa kwanjye ntibiva mu bushake bwanjye, biva mu bushake bwa databuja. Kuko niba ndi umushumba nkaragira, ureka noneho mbishyire mu mvugo yumvikana, ari nabyo tubona. Natangiye mvuga ngo igice cya mbere ni agahinda k'Imana ku bakozi bayo. Nureba nk'abariya bahungu ba Eli, Imana iramubwira ngo bariya bahungu bawe banteye agahinda kubera yuko basuzuguje igicaniro cyanjye kandi bakorera ibyaha imbere y'amaso yanjye. Kuko bariya Hofuni na Finehasi, icya mbere ngo ibitambo by'Uwiteka bari barabigize umukino, barazaga bakajomba amakanya mu bitambo, ubundi bakabwira abantu ati umutambyi ntabwo ashaka inyama, arashaka imbisi kugira ngo yitekere cyangwa yiyokereze. Ubundi ngo bakanasambana n'abagore bazaga gukora mu rusengero. Imana ikabwira Finehasi, Hofuni nako Eli ikamubwira ati uriya Hofuni na Finehasi kutabakosora, kutabahana. Ngo umunsi umwe ibwira Samweli, n'umuzi wari waje mbere, aramubwira ngo uza yabohereje kuri urwo rugamba ngo bagweyo. Imana irabareka, isanduka Abafilisitiya barayitwara, Hofuni na Finehasi barapfa, n'ingabo za Isirayeli apfamo abantu bagera mu 30,000. Ngo se Eli abyumvise, ngo ko yari yiremereye ngo arabirinduka arapfa. Umugore wa Finehasi wari utwite ngo yumvise inkuru indivamo,
abyara ariko prematurement arapfa. Hanyuma umwana yabyaye mwita ngo ni kabodi, ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kikiri hano. Icyo nicyo kivamo iyo abakozi b'Imana batangiye gukora nabi. Imana ikura icyubahiro cyayo ku itorero, Imana ikura icyubahiro cyayo ku murimo, ikandikaho ikabodi. Buriya umushumba udatinya iryo jambo nuko atigeze yicara ngo yumve icyo Imana ivuga. Ndibuka kera nkitangira kuvuga ubutumwa, Jyewe nakijijwe mfite imyaka 25, nari umwarimu muri university, ariko bari bamaze kunkurayo muri politike y'u Rwanda yo kuringaniza, banyohereje kwigisha muri troncome. Ndagenda ariko ngiye kwikubita hasi, Yesu aransama ndakizwa. Ibyo ukora byose nta cyubahiro cy'Uwiteka gihari. Niyo mpamvu rero bari abatambyi, kimwe mu bintu bibabaza Imana. Ufashe urwo rugero rwa Hofune na Fineyasi mu gihe cya Eli, ariko niyo ugarutse hino noneho tujya aho bavuga abatambyi by'ukuri, bavuga bungeri. Iyo ugarutse mu bitabo by'abahanuzi niho uhita ubisobanukirwa neza, kubera ko uko Isirayeli yagiye igenda, icya mbere Isirayeli yavuye mu muhamagaro wayo. Ubundi abatambyi bagombaga gukorera Imana ariko bagatungwa n'igicaniro. Nabyo njya numva muri kino gihe muri covid abantu bamwe baratangiye bati rwose ibintu by'amaturo n'ibya 10 nta n'impamvu yabyo, kubera yuko ubundi twabitangaga ko twabaga twagiye mu rusengero, none ntitujye mu rusengero. N'abakristo nabo ubwabo aho ngaho basubiye inyuma. Kubera iki? Ntabwo igitambo, ntabwo icya 10 cyanjye ari igihembo cy'umupastori. Icya 10 cyanjye nkitanga kuko Imana yari yavuze ngo ibya 10 ni ibyanjye, mujye mubinzanira. Ariko kuko abatambyi nabahaye kunkorera nta kindi bajyamo, bajye batungwa nabyo. Ariko uzarebe muri Isirayeli aho abantu batangiye gutatira inshingano, bagatangira kudatanga ibya 10. Abatambyi, abarewi baratangiye bajya kwishakashakira. Uzabona mu gitabo cy'abacamanza 9 kurangira uwitwa Mika ngo yari yakoze igishushanyo gisengwa na efodi. Abona umulewi ngo wari urimo gushakisha ibyarya, aramubwira ati ngwino ujye utambirira ikigirwamana cyanjye, nzakugenera ibyo kwambara n'ibyo kurya. Bikubwira ngo iyo abaturage, iyo abakristo, iyo abizera bavuye nabo mu nshingano zabo, n'abatambyi nabo batangira gutakaza umuhamagaro. Ibyo rero bikubwira ngo rimwe na rimwe impande zombi ziva mu muhamagaro. Mu gihe cya Eli, Hofune na Fineyasi bari baravuye mu muhamagaro, atari uko abantu banze gutanga ibitambo, ahubwo ari uko nabo bishe umurimo. Ariko mu gihe cy'abariya bacamanza bigaragara ko Isirayeli yari yatangiye nayo kuva mu muhamagaro. Uzabyumva no muri kino gihe mu Rwanda mu bihe bikomeye, abantu bose bishyiriraho ayo mategeko. Umuntu aravuga ati ko tutakijya mu rusengero nta mpamvu yo gutanga icya 10. Ariko ntabwo Imana yabiretse, ibyo Imana yategetse biracyariho. Jewe n'ubu ndagitanga, n'abakristo banjye bamwe narababwiye nticyo kora uwumva azi neza iki cya 10 kivuga, mukomeze mutange ibya 10 kuko abapastori bazakomeza baba pastori no mu bihe bibi. Ubwo n'abandi banyumva mu byumve, kuko buriya no mu bihe bibi twe turakomeza tukaba abakristo, no mu bihe bibi turakomeza tugasohoza inshingano zacu, zaba iz'umukristo zaba iz'umutambyi. Ariko no mu bihe bibi turakomeza tugakomeza umurimo. Kubera iki? Kubera yuko iyo abakristo badakoze umurimo wabo neza, n'abatambyi nabo bica wabo. Iyo abatambyi badakoze wabo neza, n'abakristo bica wabo. Usanga rero iteka ryose ni nk'igi n'inkoko, kimwe kibyara ikindi. Iyo ngewe nk'umupastori ntakoze umurimo wanjye neza, abakristo banjye nabo bitwara nabi. Iyo bitwaye nabi, nanjye mbona impamvu yo kwitwara nabi, ugasanga kimwe kica ikindi, ikindi kikica ikindi. Niko byagiye bigenda no kuri abo batambyi. Ariko ubundi witegereje neza, niba hari abantu bagombaga kubaho neza, njye numva abantu bavuga ngo abantu ngo bapastori, havuga naho ubwo kuri umurimo wacu neza, koraga neza, iravuga muko cyane ngo ntuzahakoze neza ngo no guhinga neza. Kubera iki? Ubundi niko Imana yabigeneye. Reka mbere kiko bikora. Imana yari yaravuze ngo ibya 10 byose bijye mu nzu y'Imana, nibarangiza bitunga abatambyi. Jewe njya mbibara, uzarebe nusubira muri Bibiliya ukareba, uzasanga mu gihe cya Mose abantu babaruwe bari 660. Abarewi bari bahari bari 21,000. Bivuga ngo hari umurewi umwe
ku bayisiraheli 30. ufashe abantu 30 bagatanga icyacumi, reka tuvuge wenda ko abantu 30 babungutse 100,000 ku kwezi, ubwo ni 1,000,000, sibyo? 30 nibatanga icyacumi cyabyo bizaba ari 300,000. bivuga ngo aho buri muturage yabaga afite 100,000, umurewi yabonaga 300 ko yaba umurewi umwe ku bantu 3. bivuga ngo Imana yari yateganije ko abakozi bayo bazabaho neza, ariko nayo ikabasaba standard ziri hejuru, ikavuga ngo uyu mukozi wanjye nzamwitaho, ariko nawe narangiza nzamusaba umurimo ankorere neza. icya mbere abe yejejwe, icya kabiri ye kujya muri shuguri, icya gatatu ahorana abantu banjye ku mutima, icya kane yikorera imitwaro yabo, icya gatanu abasengere ansaba inama z'uburyo bagomba kwitwara n'ibyo bagomba gukora, abahesha umugisha. ibyo bintu rero akenshi twebwe nk'abatambyi igitera Imana agahinda hari ubwo tubyibagirwa, ugasanga umukozi w'Imana yibagiwe ko twebwe umurimo twahamagariwe dufite uwaduhamagaye. niyo ibihe bigenze nabi twebwe tuguma mu muhamagaro, twe tumeze nk'abasirikare. niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo nta muntu wandikiwe igisirikare ushobora kwivanga mu by'ubu bugingo ngo anezeze uwamwandikiye igisirikare, kuko umusirikare niyo imvura iguye aguma kuri pozisiyo bamushyizeho. ntabwo uzabona abapolisi baba hano ku muhanda ngo imvura nigwa ubone n'umupolisi yagiye kugama. biragutangaza kubona umupolisi arimo kunyagirwa kandi hirya ye hari inzu. kubera iki? hari poste bamushinze, ntabwo ayivaho. niyo izuba rivuye aguma kuri poste, wenda agashaka igiti kiri hafi aho ngaho akagihagarara munsi, ariko aba ari hagaze hahandi muri zone bamushyizemo. twebwe rero ntabwo, iyo ibintu bigenze nabi ntabwo tuva mu muhamagaro, ahubwo dusubira kubaza databuja ngo kw'ibihe bimeze nabi nkore nte, nkore iki, ngenze nte. noneho Imana ikaguha igisubizo, akaba ari cyo abantu bawe, akaba ari cyo babwira. niyo mpamvu rero ngiye kugira ngo aka gace ka mbere k'agahinda k'Imana ku batambyi bayo cyangwa ku bashumba bayo, ubona kenshi Imana ibigarukaho. reka mfate wenda ingero ebyiri, hanyuma aka gace ka mbere tukaganireho, namwe mumpe ibitekerezo mubaze n'ibibazo. iyo urebye muri Ezekiyeli igice cya 34 ubona kwitotomba kurekure, avuga ngo abungeri ba Isirayeli mwavuye izari ntimwaziga kandi mwashatse zazimiye, ahubwo mwazitegekeye igitugu n'umwaga, nuko ziratatana kuko bose ni ukuri intama zanjye ntawe warushije zishaka no kuzibaririza. iyo usomye iki gice cyose cya 34 muri Ezekiyeli, ngira ngo iki ni igice umuntu wese w'umushumba aho ava akagera yagombye gusoma iteka ryose akumva neza ibintu Imana igaya ku bashumba. abashumba biyitaho bo ubwabo ntibite ku ntama, abashumba barya izibyibushye, izivunitse n'izinaniwe ntibaziteho, kuko ngira ngo muzabibona muri kino gihe ni icyerekezo abantu bamwe bafashe. usanga umushumba Imana yo ishaka kubona, ariko agahinda kayo nako uwo mushumba wirengagiza. uzabona iteka ryose Imana ibigarukaho ikanavuga ngo nzashaka abungeri bahuye n'umutima wanjye. hano umurongo wa 10 iravuga ngo kuri kumwami w'iteka avuga ati dore ndibase. yambwira abantu nti Yesu yadukoreye kudeta, intama ze yarazitwambuye, twe dusigara imbokoboko. ubu ni ukwiga uburyo uragira intama mu gihe nk'iki ngiki. nzaragira ntabakristo kandi turi muri covid, nzaragira ntabakristo kandi insengero zarafunze, nzegera ntabakristo kandi tutemewe kwegerana. ariko hari ikintu nabonye, n'ubu ngubu abakristo baracyakeneye abashumba, abakristo bakeneye gusengerwa muri rusange, ariko biranoroshye, bakeneye no guhamagarwa bakumva yuko ugihari, ukabahamagara. batubujije kugira ingendo nyinshi, ariko ntibatubujije gusurana.
ugasura abantu bawe ukabahumuriza, ukababwira, ukabigisha uburyo bushoboka bwose. N'ubu bwa WhatsApp na za Zoom na za TikTok ukaragira intama zawe ukazigabuza, hanyuma nindahiza ngo Yesu ko niriwe ndagira intama zawe yewe ndaragirwa nanjye ndabaho ngenda kuko ikindi gihe cyo kwigira Imana ukamenya gukora Imana. Hari igihe umuntu aba yaramenyereye gukora Imana agakorera Imana agakorera Imana iyo amateraniro agakorera Imana iyo abantu bamubona bakamukomera amashyi pastori bakanamutwaza n'ibitabo ntawe. Aduhaye ijambo rijyanye n'agahinda k'Imana. Agahinda k'Imana ku bashumba, mwabyumvishije uburyo yatwigishijemo. Ngira ngo tugeze mu kanya ko kubaza ibibazo, ko kunganira, nabyo ndumva nta kibazo. Ubwo waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose yabaza kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Imana ibaho umugisha. Nihereho. Urakoze cyane Kanoni. Urimo kwigisha iri jambo, hari aho nageze ndavuga nti uwa resigninga ibintu ko numva bikomeye. Uwaba yeguye akabanza akamenya neza icyo gukora, hanyuma nkazagaruka nyuma. Ariko nza kwibuka yuko Imana atari uko nguko ikora. Imana iremera ikagushyiramo ugatangira kubikora, ubyica ikagenda ibikosoreramo. Hari aho rero wavuze yuko nta kindi umushumba aba yarerejwe gukora usibye imirimo y'ubutambyi, niyo yonyine. Ukabona yubishyize muri realite y'ubuzima, ugasanga mu by'ukuri biragoye. Kubera iki? Kubera ko nk'uko wabivuze, ku ruhande rumwe abakristo hari igihe badakora inshingano zabo, ibyo bigatuma n'abungeri nabo badakora inshingano zabo. Ubwo ndibaza mu gihe abakristo mu by'ukuri badakoze inshingano zabo, nta kuntu abungeri bo bajya kwibohera amahema kugira ngo nabo babone uko babaho. Kuko mu by'ukuri tuba turi abungeri nibyo, ariko abafasha bacu ntago bari abungeri, n'abana bacu ntago bari abungeri. Wowe ushobora kubyumva nk'umuntu wabihamagariwe, ariko mu gihe umufasha wanjye atabihamagariwe cyangwa se n'abana banjye, ntago bagombye kuba victime z'umuhamagaro wanjye. Sinzi rero uburyo wabidufashamo kuri icyo kibazo. Nkeka ko kitari ikibazo kiri hano gusa, ariko ari ikibazo rusange. Iyo ndibwira ko cyari ikibazo cyiza, ariko ni n'ikibazo gifite amateka. Nabivuzeho, iteka ryose iyo Isirayeli itakoraga neza. Ubundi buriya mu gihe cya Isirayeli iyo bakoraga neza, uzarebe uzasome nko mu gihe cy'umwami Dawidi, niba hari igihe Isirayeli yakoze neza ni igihe cy'umwami Dawidi. Kuko umwami Dawidi yafashe abatambyi, abacamo amatsinda, abagenera igaburo, abagenera imibereho, abasubiza ku murongo mbese Imana yashaka. Bivuga ngo ubundi nk'uko nabivugaga, ubundi turamutse dukoze umurimo w'Imana neza n'abakristo bagakora wabo neza, nta nubwo twakenera kuboha amahema. Ntabwo rwose niyo wambwira ngo ariko ngo urumva ngo biba bigoye. Urumva niba umupastori yarasenze Imana nk'uko turi buze kubona mu isura y'umushumba, umupastori wuzuye umwuka, wuzuye ijambo, wabonye Yesu, uvuga Yesu, niyo waragira itorero ry'abaturage bo mu cyaro, uko umwuka aguha icyerekezo aguha n'imibereho. Kubera ko bariya batambyi, reka nguhe nk'urugero wumva ukuntu impamvu batahangayikaga. Icya mbere, iyo umwaka washiraga abantu bakubitaga ibyacumi by'ibyo bungutse byose. Abungutse amafaranga bakazana amafaranga, abungutse inka bakazana inka, abungutse ihene bakazana ihene, abungutse intama bakazana intama, icyo bungukaga cyose, yewe n'imyaka bakazana. Ariko hagati y'ibyo hakabaho n'ibitambo by'uko barakora. Akaza Imana ikavuga ngo umuntu naza n'ikibo cy'ifu, ngo umutambyi ajya afata mu rushyi ngo arutwikire imbere y'Uwiteka, ngo narangiza ifu isigaye ijye hehe? Kwa mutambyi. Umuntu naza agatamba igitambo cy'uko ari amahoro, agatamba imfizi y'inka, ngo bajye bakata urushyi rw'ukuboko n'inkoro yo, kandi niho hantu haba inyama nziza burya ku itungo ryose.
ngo abizunguze imbere y'Uwiteka. Urumva gifashe nyine arimo sinzi igituza cy'inka ukuntu yakizunguzaga, ariko ngira ngo yahamagaraga abandi bakamubaza, muze mumfashe tuzunguze iri tako ry'inka turyohereze mu rugo. Akaryohereza madamu ati butegure. Ubugari bwabonetse, inyama zabonetse, ibishyimbo byabonetse. So bikubwira ngo Imana yo yateganije ko abakozi bayo bazabaho neza. Byapfiriye hehe? Byapfiriye mu kutumvira kw'abatambyi, binapfira no mu kutumvira kw'abizera. N'uno munsi Paulo kenshi niwe bakunze gutangaho urugero, akavuga ngo Paulo ngo aho yageraga yabohaga amahema. Nkavuga ariko muzitonde muzasome neza. Paulo avuga ngo yabohaga amahema iyo yageraga ahantu hatari umukristo n'umwe, cyangwa se iyo yageraga ahantu hari abakristo binangiye umutima. Ariko ubundi kuboha amahema bizanwa nuko umurimo w'Imana utakozwe nk'uko wagombaga gukorwa. Ariko biremewe, nicyo nendaga kongeraho, biremewe. Ariko uzaboha amahema nk'umutambyi, nk'umushumba, niba hari umuntu uzavunika kugira ngo ube umushumba mwiza kandi uboha amahema, bigusaba kuboha amahema neza, ntugurisha amahema akoze nabi. Kuko no gukoresha amahema no kuboha amahema ukayaboha nabi nabyo ni ikibazo. So bivuga ngo niba warasezeranye n'abantu kubabohera amahema ukayatanga ku wa mbere, ugomba gukora uko ushoboye ku buryo ku wa mbere babona amahema yabo kugira ngo batazavuga kuri umwisiko. Mbishyize mu mvugo yumvikana y'uyu munsi, niba uri umupastori ukaba ukora mu biro, biragusaba gukora dubure kugira ngo akazi kawe ko mu biro katazaryamirwa n'akazi kawe ko mu gipastori. Igihe uzajya gushyingura, ubwo uzareka amakonje yawe uyatangeho igitambo, wabwira uti yewe nimba nabuze mujye mubara mu bishyire mu makonje yanjye, kugira ngo utazagaragara nk'umuntu utukisha Imana mu kazi aho ukora. Sibyo? Kandi nurangiza bizagusaba gukora amasaha menshi kugira ngo ushobore kubonera abakristo umwanya nyuma y'akazi. Nubundi amasaha uva ku kazi niyo n'abakristo baviraho ku kazi. Ngewe abantu benshi mbona baza saa 11, ubwo abantu hagati ya saa 11 na saa 3, kuko covid ubu none badushyize saa 3, mujye muza kundeba. Uzaragira itorero pe hagati ya saa 11 na saa 3, uragira umukumbi w'Imana, ubasengere, ubagira inama, utegura inyigisho wigisha, ariko uzavunika. Uriya na Paulo yabohaga amahema ariko akavunika. Rero mu murimo w'Imana ngewe nemera ko abantu baboha amahema, ahubwo icyo dukwiriye guhindura ni uburyo itorero rikora. Ukavuga ngo reka dufate nk'umupastori wo mu cyaro. Rwose nta muntu uzaza kukureba mu cyaro mbere ya saa 8. Hera saa 11 ya mu gitondo uhinge, utwite ku rutoki rwawe, wite ku nka zawe, nurangiza ukara ujye kwita ku bakristo. Birakunda. Na hano mu mujyi twe dufite ishuri rya teoloji twigisha abapastori, ngenda mu gitondo nkigisha saa 8, sinjya nkora nyuma ya saa 6. Nyuma ya saa 6 nkaza nkita ku itorero. Birakunda. Gusa bizaterwa naho uboha amahema, ku buryo utazica amahema y'abandi kandi ntiwice n'umurimo Yesu yaguhaye. Nta kindi gisubizo natanga kuri ibyo. Byombi biremewe, ariko ugomba kwitonda ukibuka yuko ari wa wundi ubohera amahema agusaba gukora nk'ubahisha Imana. Ariko na rwa rusengero na rya torero Yesu agusaba yuko uba umushumba niba wemera ko ari cyo wahamagariye. Ubundi rega ntibyanga, reka nkubwire, ntabwo byanga rwose. Abantu benshi barabeshya ngo urumva nge byigisha abapastori, kuko abapastori benshi twigisha bakora mu cyaro. Nkamubwira ngo ugiye Imana ingize umupastori wo mu cyaro ntakira cyane. Kubera iki? Icya mbere nafata abakristo banjye nkajya mbaragira nyuma ya saa 6, nkabasura nyuma ya saa 6 mu gitondo kabisa, nkita ku mirima yanjye n'inka zanjye n'ihene zanjye n'intama zanjye. Ukitwica gituma tubaho nabi. Icya mbere ntabwo twibuka udukoresha. Icya kabiri ntabwo twiyoruganiza, mbese ngo dutondeke neza igihe cyacu ku buryo iby'Imana bidapfa kandi n'ibyanjye ntibipfe. Cyakora ngewe sinyenemera umupastori ukubwira ngo yango nge mba ndi mu murimo w'Imana ugasanga abana barashonje, umugore yambaye ubusa, urugo we rusa nabi. Oya, urwo rugo rutukisha Imana ntabwo ari rwo Yesu yadutumye. Korera Imana, ukorere n'urugo rwawe, kandi byombi birakunda. Iyo ukoresheje neza igihe cyawe kandi ukibuka uwaguhamagaye, ukibuka nawe yagutumyeho, birakunda. Isomo rero mu by'ukuri biteye ubwoba, uko ukurikiranye neza nk'uko utwigishije cyangwa udusobanuriye bawumva umuntu uhinda umushyitsi mu buryo bw'umwuka. Ariko njye nashaka kubaza kuri ibi bihe turimo bya covid, ukuntu imeze. Urabona rwose ijambo ry'Imana ryarasohoye, icyubahiro cy'Imana cyaragiye, turi muri rya zina rya Ekabodi. Ese ahantu twavuga yuko ari ubushake bw'Imana
cyangwa ni satani. Kuko akenshi dufite ikintu twashyize mu mitwe yacu yuko ikibi cyose ari satani, ariko kandi tubonye rwose Imana ibishimangira ku bwoko bwayo, ibyivugira ko izakora ibikomeye kandi byabasohoyeho. Uriya musaza ntabwo yishwe n'ikindi, uriya mudamu yabyaye umwana utagize igihe, si yindi mpamvu, cyari icyubahiro cy'Imana kimaze kubakurwaho. Rero natwe twagira muri iyi generation yacu, wareba ukuntu ibintu bimeze, ari mu ngo z'abantu, ari iri mu bana b'abantu, ari ibiri mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, turi muri kabodi. Aho twahita ko ari Imana, ari umujinya w'Imana, ari agahinda k'Imana katuriho. Ni iki? Iki ni ikibazo cyiza, ariko reka mbanze mvuge ngo ngewe ntabwo njye nemera yuko covid ari igihano cy'Imana ku itorero. Oya, ariko ni ikizamini. Ni ikizamini kubera ko hari abantu bavuga ati buriya Imana yararakaye irangije ikubita itorero. Ni ikizamini kubera iki? Icya mbere, Imana yaduhaye icyo tugomba gukora mu gihe nk'iki. Iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nintegeka inzige ngo zone igihugu, ninohereza mugiga mu bantu banjye, bizagenda bite? Ntabwo Imana yigeze ivuga ko ibyo bitazaza, yaravuze ngo bizaza. Ngo kandi Imana iramutse ivuze ko atari yo yabikoze, ubwo byaba bivuga ko byayinaniye. Umuntu umwe yabivuze neza, aravuga ngo Imana iratwigisha yarangiza ikareka Satani akadukoresha ibizamini. Si uko iba yananiwe kubihagarika, ubu Imana ibishatse umunsi umwe twabyuka tugasanga nta covid ikivugwa ku isi. Bibaho rwose, ukabyuka ugasanga nk'uko Mose yajyaga azamura inkoni, inzige zose zari ziri kure Egiputa zikagenda zikajya mu nyanja, ibikeri byose akazamura inkoni, ibikeri byose bigasubira muri Nili. Akazamura inkoni, inda zose, umukungugu wari wahindutse inda ukongera ukaba umukungugu. Imana yacu iracyashoboye kubikora, ariko ikibazo kiri hehe? Yaravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nintegeka mugiga. Biriya jambo mugiga ni plague, dongo ni icyorezo. Ninohereza mugiga mu bantu banjye. Ikizamini tuzakora niki? Abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibo bafite urufunguzo, nibicisha bugufi bagasenga. Ngaho nimumbwire, ubu twicije bugufi turasenga? Ntitwabikoze iminsi mike twaragize natwe tukayakira tukabyemera yuko tuzabana nayo. Nibicisha bugufi bagasenga, kandi nubwo twanasenze, sinzi ko twasenze twicishije bugufi. Ngo nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Ubu ni ibiki twihariye? Ari abakristo ahubwo barushijeho guhenebera, ari n'abashumba twarushijeho kubitera umugongo tubivamo. Kubera iki? Kubera ko umushumba uzabona wabivuyemo kubera yuko ibihe byabaye bibi, burya yarapimwe yaragezwe asanga adashyitse, ikizamini cyaramutsinze. Hariho n'ikibazo kiri, kuko Imana yo hari igihe reka Satani akavuga ati ariko ntubone bari abantu bavuga ko bakubaha bantizeho gatoya mbagerageze. Nko mu gihe cya Yobu, Imana yirase Yobu, iravuga ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye. Satani aramubwira ati muntizeho gatoya mukoresha ikizamini urebe ko atakwihakana. Inka zose ziragiye, indogobe zose ziragiye, ingamiya zose ziragiye, n'abana baragiye, byose birapfuye, ibindi barabinyaza. Ariko Yobu aravuga ati Uwiteka yari yampaye, none Uwiteka yishubije, Uwiteka himbazwa. Satani asubiye mu ijuru, Imana iramubwira ngo Satani wamubonye umugaragu wanjye Yobu, nubwo wamutwaye ibyo byose ariko ntabwo yanyihakanye. Ariko nenda kukubwira, ubu covid itinzeho umwaka umwe cyangwa ibiri, abakristo baba bakemera yuko ari abakristo, bakemera ko itorero atari urusengero, ni bakeya. Abaho bagitanga icyacumi se bagihande, baravuga ati jewe natangaga icyacumi ko njya ku rusengero, ngo urusengero twarwitiranije n'Imana. Ubu hari ibintu Imana yakosoye muri twebwe. Abakristo nyabakristo baragaragaye, n'abashumba nyabashumba bazagaragara. Kuko nubona umukristo waretse gutanga icyacumi ngo nuko ngo atakijya mu rusengero, ubwo yitiranije Imana n'urusengero. Ariko Imana iracyariho, naho yavuze tugomba kubikora haracyariho. Ariko n'abashumba bamwe kubera yuko nyine insengero zifunze, nta nubwo bakitekereza abakristo babivuyemo. Niyo umubajije ashobora kuvuga ati se none ko nabaragiraga, kuko kubera ko umuntu atungwa neza aragiye, umuntu amwiza aragiriza kama, tubwo ntazo nkikama ntazo ndagiye. Harimo ababivuyemo. Rero bikubwira ngo turi mu gihe cy'ikizamini.
turi mu gihe cyo kugeragezwa, kandi ibihe byo kugeragezwa biba bikomeye iteka ryose. Twarapimwe, twaragezwe, twashyizwe ku munzani. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ko twashyizwe ku munzani, aho Imana ntiyasanze duteruka nk'umwuka nk'uko hamwe bivuga, ngo nawe ugeze ku munzani nsanga umwuka ubarusha kuremera. Ni ikibazo. Ariko ibihe nk'ibi niho umukristo nyamukristo azagaragara. Ibihe nk'ibi nibwo umupastori nyamupastori azagaragara, kuko twarapimwe, ubu turi mu kizamini. Abazagitsinda aho Imana izabigenera. Umuntu umwe yarambwiye ati abakristo rwose babivuyemo, ndavuga nti that's very good. Ubu abakristo nyabakristo baragaragaye, n'ababibagamo gusa kuko ari ceremony baragaragaye, n'abashumba nyabashumba bazagaragara. Iki ni ikizamini, kandi Imana yarabidusezeranije ko izajya inyuzamo ikaduha ibizamini. Ibigeragezo bizaza, Imana yarabivuze, ntiyigeze biduhisha. Nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, ko nzaba ndi kumwe nawe, ariko tuzabicamo. Kirongera ngo nicyo twagombye gusobanukirwa nk'abakozi b'Imana, tukamenya abo turi bo, tukamenya n'igihe dukoramo, nabyo turaza kubireba. Akoze Kanoni na Pastor Robert wabaje ibibazo. Reka nyemerere mbaze ikindi kibazo. Hari wigeze kutubwira ku buryo inshingano z'abatambyi n'inshingano z'Abisirayeli cyangwa se z'abakristo b'iki gihe, uza kuvugamo ikijyanye n'icya 10, ariko nahoze ntekereza aho bigarukira, mekanizme uburyo ibyo bintu bikora. Donc Abisirayeli cyangwa se abakristo batanze 1/10 kiraje, ukurikije ko Bibiri bivuga uba wumva ari na abundance, ari byinshi cyane. Ubundi niko byagombye kumera. Byagombye kumera ni byinshi, ariko bigaruka bite no gustokinga, baha umutambyi astoka iwe gusa, bigarukira hehe? Mekanizme bigarukiramo ni iyihe? Ni ya yindi y'imfubyi n'abapfakazi, nawe arongera akabigarura mu itorero se, bigafasha imfubyi n'abapfakazi aho ngaho? Nta ngira ngo ariko biroroshye cyane, kubera yuko buri Imana yari yaranabisobanuye muri ya abundance y'umutambyi, habagamo na generosity na hospitality. Kuko Imana yaravugaga ngo ntuzibagirwe imfubyi, ntuzibagirwe umusuhuke, ntuzibagirwe umupfakazi uri iruhande rwawe. Rero bikubwira ngo iryo tegeko ryari ry'Abayisirayeli bose n'abatambyi barimo. Noneho twebwe muri kino gihe nk'itorero, nureba mu isezerano rishya, nubwo bagumye muri yo abundance, itorero rya mbere baratubwira ngo nta mukene wababagamo. Babigeragaho bate? Basangiraga ibyabo. Nibo bantu bakoze poverty eradication, ubukene baraburandura, ngo nta mukene wababagamo, basangiraga ibyabo. Ibyo tubikoze uno munsi byagaragara nk'ubuyobe, ariko dushobora kubikora mu bundi buryo. Ntabwo Imana yigeze udutegeka uburyo tuzabikora, yadutegetse kubikora. Dushobora kwicara tukavuga ngo dufite abakene hagati muri twebwe, reka dusangire ibyacu. Ningura umufuka w'umuceri, nge nibuka abakene bari iruhande rwanjye, ku biro 25 nkureho 5 mbitwerera abantu badashobora kubona ibyo barya. Kandi birakunda. Muri kino gihe cya Covid byarakunze. Abantu bagiye bitanga nk'iwacu mu matsinda, bagaburira abantu bahari, babakodeshereza amazu, barabatabara, abantu barafatanya muri za homuserezi. Rero bikubwira ngo n'ubundi tubigize umuco, ni nabwo abantu bazamenya yuko turi abantu b'Imana. Tukamenya ngo kuki umukristo yasengera mu itorero ryanjye ariko adashobora kwivuza atagira mituweli, tukabigira ibyacu. Muri gahunda zanjye nk'umushumba, ngira ngo tuzabireba neza mu mikorere y'ubushumba. Ikintu cyatumye itorero rinabura n'izina rimwe na rimwe, nuko muri budget zacu, muri mwigenamutungo, mwicungamari, ntabwo tujya duteganyamo ayo mafaranga yagenewe kwita ku bakene. Ahubwo usanga nibyo nitaga agahinda k'Imana ku bashumba, usanga twebwe twiyitaho. Ugasanga umuntu niyo arimo kuvuga, avuga ubukene bw'umushumba, ntabwo avuga ubukene bw'umukumbi. Mugomba gutanga ibyacu, umukozi w'Imana akamera neza, umukozi w'Imana agomba kugenda mu modoka nziza, umukozi w'Imana agomba kuba ahantu heza, umukozi w'Imana agomba ugasanga twakoze inyigisho
z'icyubahiro cy'umukozi w'Imana wiyitaho cyangwa witabwaho n'abaragiye. Ariko ubundi ntabwo ariko Imana yabigennye, ahubwo twebwe twagombye ubundi kwita ku ntama. Turaza no kubibona ku isura y'umushumba tugiye kureba, kwita ku ntama mu buryo nk'uko Yesu yabigenjeje. Kuko isura y'umushumba ntabwo ari umuntu ubyibushye kubera ko afite intama. Isura y'umushumba ahubwo ni umuntu uragiye intama zibyibushye kuko ari umushumba. Usanga rero kenshi twarabicuritse muri kino gihe. Uzumva inyigisho nyinshi, uzafate YouTube ujye ku nyigisho nyinshi za ba apostles, ba prophets n'abandi, uzasanga kenshi ziri self centered. Jewe umukozi w'Imana ugomba kwambara costume imeze gutya, ukagenda mu modoka imeze gutya kugira ngo abantu bamenye yuko uri umukozi w'Imana. Ngavuga nti no, abantu bazamenya ko uri umukozi w'Imana ahubwo barebye abantu uragiye. Ngo umugabo umwe yari mugufiya kandi ari na mutoya mu ruti, ngo basanga aragiye inka nziza cyane zirimo ni noneho abantu baramubwira ati wa mugabo we, izi nka ni izawe? Ati ni izanjye nyine. Bati se kuri gatoya? Arabwira ati se ko genda umushumba wazo, ndi nyirazo, hari uwavuga ko ndi imfizi yazo. So ndi gatoya ariko izi nka ziragira neza, ntabwo nyewe ndi umushumba, ndi gatoya ariko mfite inka zimeze neza. So icyo rero twebwe twitiranije ibintu, twitiranije umushumba mwiza n'umushumba ubyibushye, aho kwitiranya umushumba mwiza n'umushumba ufite amashyi abyibushye. Aha rero niho hari ikibazo gikomeye cyane. Turaza no kukibona muri portrait y'umushumba, ngira ngo ahubwo reka tuyigeho kugira ngo iminota dushobore kuyikoresha neza.